ry'Imana ko tugiye gutanga imiti y'ubuzima ku bantu barwaye kugira ngo bizashobore kwifashisha ubuzima bwabo. Imana uzakomeze kudufasha mu izina rya Yesu. Muri aho mwiriwe aba turi kumwe kuri channel Ubugingo Buhoraho TV. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kubagezaho umunsi natuyeho ku ijambo ry'Imana. Turaza kubivuga mu kanya muri byinshi bizokurikira, ariko icyisho tugiye kubanza kiravuga ngo tugiye kureba uburyo tugiye gukoresha bino byo kurya. Harimo ibitunguru, igitunguru kimwe cyari gihagije, n'igitunguru, harimo tangawizi, harimo na tungurusumu. Ibi bitatu by'umunsi tubibandaho. Iyo ibintu bifite uburyo bwo kuba twababwira ku bintu bijyanye, tuzababwira karoti, tubabwire ibijyanye n'umwenya, tuzababwira ibijyanye n'ibyo kwivura indwara zigize nk'ibisebe nk'ahantu turwara ibisebe. Tuzababwira urwaye inkorora twayivuzeho, twavuze no kwisetura twayikomeje, tuzongera tuyisubireho. Kuko tugiye gukora ku ndwara, tugiye kwibutsa ku nkorora ndetse n'agapfura n'indwara zo mu muhogo. Iyo umuntu arwaye indwara zo mu muhogo aba yifashisha tangawizi. Tangawizi ni kuyireba uko imeze. Ndaza gusaba umuntu antuze icyuma ambereke hari akantu ushobora gufata tangawizi nyinshi akakugirira nabi. Ndashaka kugira ngo mbasobanurire neza yuko abantu bari kurwara indwara za gapfura, ndi umwana urwaye gapfura igihe kinini, bita angine. Naho nagize bavuga ngo muganga yambwira ngo ni angine de Vincent. Iyo ngo ni Vincent wayivumbuye. Angine izigafata umuhana. Noneho aya matakara burya barimo abasirikare b'umubiri bita globules blancs. Zo ziba zirimo aha. Iyo zumvise hano mu muhogo, mu ndani hano hafi aha, harigiyemo ibindi bintu bimeze nk'iza infection. Utuntu twa mikorobe tuza tukajya mu muhogo, twageramo tukaruma mu muhogo, twarumamo noneho hakabyimba amaraso. Kubera uburyo iyo turumye ukanyiriza tubyara twidevelopa vuba, noneho bikaba isura y'ibintu by'ibiraso bifasheho umubiri ugasa naho ubyimbye. Watamira wajya nk'ikirayi kibona nka gutya, ikirayi nta kirayi mwadushakira ikirayi hafi, wafata nk'ikirayi wakiruma gutya, wagerageza hano mu izosi kikakuniga. Wajya ikijumba ikirayi mwufasha gihase gutya, ukajya kamvangana gutya kugeza mu izosi, wakaruma ari gatoya kangana gutya kakakuniga. Wajya gutya rero muno ukumva byakomeye, umva biranze. Icyo gihe rero uba warwaye angine. Ubwo mu minsi 2 yonyine utari wayirenza, twavuze ko ufata iyi tangawizi ugafataho akangaka, ntabwo ndafata kanini. Kureba aka kantu ugiye gufata, aka kantu karahagije. Bari kukareba hano urabona ko ari gatoya. Igitunguru kinini cyane ntabwo nagikoresha, nakatamo 2 gutya, ntabwo nzi kubikatamo, nta nibuze kubikora buno, kuko nakatamo 1/4. Noneho byanagure neza, noneho nabyo mfateho agace kugira ngo murabona yuko ikangikate, murebe ukuntu igitunguru gikoreshwa. Iki gice nicyo ndakoresha, ndaza gukuraho igice kimwe, kandi mfate n'igitunguru cyujuje ubuziranenge. Urabona ko igitunguru cyujuje ubuziranenge. Ninkoresha iki ngiki kiraba gihagije, ndaza gukoresha n'aka ngaka. Ndaza ndya, ntabwo ndibuze kurya hano mu kiganiro, ariko ndaza kubereka ko nshobora gufata nk'aka nkakarya, nakarangiza ngakata hano kajyaho gatoya, narangiza nkongera nkareka mu kanwa gatuza, kuko mu kanwa haba harimo ubwako. Umuntu aba ari kukurya wumva urushinyiriza, ukongera ugafata akandi ukakarya, nakarangiza ukanywa kano kandi gatoya, washaka ukongera ukagafata ukahekenya, ugahita wongera ukazurimo gato kugira ngo kataza kukurya. Twabonye ko bivura inkorora, bikavura
indwara ya angine yo mu muhogo cyangwa se igapfura ipfa kuba ibyo mu muhogo kandi ibi ngibi biraza bigacumbira mu mazuru. Uruvuga ngo iyo ufashe ibi ngibi niba ufata ibinini bya mugisi n'ibindi binini wafata igapfura si iyo mazuru ikiki intege nayo ntabwo yongera kugira imbaraga. Ushobora gufata na mugisi igwanye mu mazuru byanze ariko no mu mazuru hari uburyo ushobora gufata za kanzingashi izo ushobora gufata na za kapusine zo ntabwo twazizanye ukazifashisha. Ibi biri birangiye ibintu by'inkora byo mu gapfundo byo mu muhogo. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu kiribwa cyitwa tungurusumu. Uyu munsi tungurusumu ntabwo ndafata kinini, iki cyaba ari kinini tungurusumu yakugira nabi. Tungurusumu nayo iragoye ufata, ndafata kano gaheke ndakabereka, ndafata kano gaheke nkabereke ukuntu aka karahagije mukabona. Ndafata n'akandi ka kabiri, ndafata aka gatatu, ndafata n'aka gatatu hamwe muri ubu buryo. Ndabira gufata utu dutatu turahagije, ntabwo namaze kuturenza uyu munsi, ibindi ngo nzabikoresha undi munsi. Izi tungurusumu nifata ikaba imeze neza gutya, ni nka bitumanyije gutya, ndaturya nze kwifashisha n'amatunda, tutaba turahagije tutazaturenza kandi muze make kamwe kamwe. Mukarangiza muri mukanwa bigize, ushobora gufata n'ikirayi, ikirayi gihase neza kazumaho gatoya, ugafata nka tungurusumu ukarisha. Wamara kurisha ukagabanya cyangwa se ikijumba cyangwa se n'igitoki wafatisha ho gatoya ukarumaho ukarya nta kibazo. Iyi tungurusumu rero niyo kigwa nyamukuru cy'uyu munsi. Bakunzi ba TV Ubugingo Buhoraho TV, iyi channel yacu turashaka kugira ngo umubiri wacu wa Ubugingo Buhoraho TV tubasobanurire uburyo mugomba kuza mwivura. Ntese kujya kwa muganga mbona indwara ya malaria yaragarutse mu Rwanda, twagwaye indwara ya malaria na supanete. Iyo umuntu yabaga aryamye mu kazi ukamudwinga, wamubu witwa umufere w'ingore, uwo mufere ugahita uza ukaruma. Uwo mubu ntabwo uvuga, hari abantu ngo muri kuduhira ngo mubu mugiye kumutera malaria. Uriya mubu uduhira ni umubu w'ingabo. Umubu w'ingabo wo ntabwo utera malaria, tubyumvikane. Ariko umubu w'ingore uraza uhenga usinziriye, kubera ko uba ufite uburemere bunabyibushye. Ntabwo uza uri kuvuduka, uza witonze, usanga ahantu wasinziriye ukaruma witonze. Nimba urumye hano urakuruma ukanywa amaraso, uranywa, wamara kunywa ayo maraso ufashe akenshi uyifashisha iri kubyara abandi bana. Ishaka undi mubu noneho ikaza kororoka, ya maraso ukayifashisha irema indi mibu. Iyo mubu rero kubera ugira sitoke n'ukuntu uba wakuriye amaraso cyane, waba wiyometse ku mubiri, ukurana n'umubiri, amaraso aba arimo imbere. Nimba wabwiye ku muntu wanduye kakantu, wabwiye ku muntu wanduye niwo wongera ugashomekamo hano, noneho ugahita winjizamo malaria, uhita plasmodium ugahita yinjira muri wowe. Iyo yinjiye muri wowe rero, hari ibindi byatsi baje bakoresha mu biduha, nabyo nzi kubikoresha n'igikoma, ariko iyo mibu nzi kubikoresha pe, nzi kubikoresha ibyo ngibyo, ariko reka twimane kuri iki ngiki. Ni ukuvuga ngo ugiye nko mu Mutara cyangwa ahandi hantu hakunda kuba malaria, cyangwa ukaba uri ahantu ukumva mu mubiri watangiye kumva ucitse intege, mwese bya malaria abantu baguye malaria tubiziranyeho. Ngira ngo murabizi malaria igira ubwaku bukaze cyane. Malaria iyo kugezemo wumva umutwe utangiye kukurya hano na hano, kumva utangiye gucika intege mu ngingo, mu ngingo z'amaboko, mu ngingo zo mu maguru hano, ugasanga birakomeye, watambuka ukumva bikwanga. Iyo ari malaria. Icyo gihe iyo ubonye malaria wese utangiye gufata, niyo n'izindi ndwara zo gutuma umuntu acika intege, ikintu ukora cyihuta, uhita ufata tungurusumu kano ukarya,
wakarishyemo, wakarira mu kijumba, wakarira mu gitoki, wakajya konyine, nubwo bigorana, ujya gake witonze, warangiza ukagenda ugashaka amatunda y'ubwoko butatu, nta twayazanye. Niyo twavuga ikinyomoro, tukavuga marakuja, niyo twavuga icyunga. Icyo nzi ni uko ubwoko butatu bw'amatunda buragufasha. Icyo gihe burema ubudahangarwa mu mubiri bukomeye cyane. Malariya yari mu mubiri ya plasmodium yinjijwe n'umubu. Abasirikare bagenda bafata hano harimo sumu. Iyi sumu ni uburozi buri muri tungurusumu, baragenda bakajya muri gorobebura ikaburuma, ikabufata ikabushyira mu imbere muri yo, ikagenda igakira kuri mikorobe ahantu. Zino mikorobe za plasmodium zo za mbere zicika intege, zikiba intege n'uburozi buba burimo hano bwitwa sumu. Uburozi bwitwa batuma wita tungurusumu, igitunguru cy'uburozi. Ubwo aka ngaka ntabwo yakajya mu kamari, wakamara mu kanwa hahiye no mu nda haje. Niyo mpamvu abantu batagomba gukoresha byinshi. Aho bagiye baduhugura mu bijyanye n'ubuzima, ikintu cya mbere bitaho ni doze cyangwa se ingano y'ibintu ugomba gufata. Nafashe utuntu dutoya kugira ngo muturebe neza, mutazafata byinshi bikabangiza mu mubiri. Utu tuntu dutatu rero iyo uturiye ukagenda ukaruhuka bihagije, saa kunywa amazi yagera ukanywa, ejo ukarya neza cyokora uko baturiye, kugira ngo iyo umubiri uri ku rugamba, iyo urwaye indwara, umuntu ungera iminsi abantu benshi barwaye indwara, wibuke indyo yuzuye. Kandi iyo turya indyo yuzuye tumenyereye ibyubaka umubiri, ibindi ndwara n'ibitera imbaraga. Ndetse iyo twongeraho na vitamine, nkaho twongeraho nimba nariye dodo, nkarya ibirayi, nkarya n'ibishyimbo, kuko vitamine zirimo ni nkeya. Vitamine zo muri dodo ntabwo arigeza izo mu tuntu utasanga muri dodo. Izo muri karoti ntabwo twayizanye, nazo ntabwo zose zirimo. Ndetse byaba byiza ujya ukoresha karoti mu buryo byose ugiye kurya, ukagenda wongera, niba wafata karoti rimwe cyangwa ebyiri ukabishyiramo. Ariko karoti kuko nayo tuzayivugaho ibintu byinshi, iminsi ntatubuze gutegura, ariko tuzayivugaho ibintu byinshi. Muzahita mumenya yuko karoti ifite umumaro ukomeye cyane, ariko ntabwo ndibuze kuyivugaho uyu munsi, ikambatera amatsiko, n'ubutaha muzagaruke. Iyi tungurusumu rero iyo iriye, malariya iragenda ikakuvamo. Genda babuhamya bw'abantu twagiye tubana tugakoresha tungurusumu. Nanjye ni umupasiteri wamanje kuyinyereka, yaravuye Cyangugu arambwira ati tubanira aho twigaga, arambwira ati ubu ngubu uri kumva malariya yamfashe, niba nacitse intege kuko ngiye gushaka tungurusumu, ati biraza gukira. Nanjye nari umuntu warwaye malariya, nkayirwara nkafata imiti ngahita ngira ako kanya, ntabwo ntindaho, ariko malariya yingeragaho nkazongera pe, nkaremba, ariko umuntu uhagararaho ntabwo ngaragaza ngo kugira ngo mbite mpirima hasi, oya. Kuryama byo ni ngombwa kuruhuka, ariko nta kintu byantwara. Ubwo rero byatumye tungurusumu nyifashisha, narifashishije icyumweru, kuva icyo gihe nahita ngikoresha sinajya kubona malariya. Igihe numvishe umubiri ucitse intege, indwara iyo ari yose naba ndwaye, ntabwo mba nziza. Ushobora kuba wakoze urugendo runini cyane, wariye nabi, wariye indyo idahagije, noneho ugatangira kumva wacitse intege, gusesura zamuye, kumva watangiye gucika intege. Icyo gihe witabaza tungurusumu, ndetse n'ibindi tuzabivugaho ubutaha, ntabwo ndibuze kuvuga ibindi byinshi. Iyo tungurusumu yagufasha mu kuvura malariya, yagufasha mu kuvura indwara nyinshi za infection ziba ziri mu mubiri tutazi. Hari abantu benshi bibeshya ngo tungurusumu bivura inkorora, ntabwo icyo yagenewe. Cyakora tungurusumu yifashishwa mu bindi. Iyo tungurusumu yo n'igitunguru igahura na karoti, ikora umuti ukomeye cyane. Kubera nyine abasirikare b'umubiri bafashe kuri ibi bintu, bagafata ku gitunguru, bagafata kuri tangawizi, urumva ko bafite intwari ikomeye cyane, intwari ikomeye. Bayigenda bakagenda bakayicira bakagenda bakayirisha mikorobe iri mu mubiri. Nimba gorobebura 20 zigiye zikayiciraho, zikagenda zikayisekeretaho, bagita ngo sekereta. Ni sekeresiyo cyangwa se kwishyiraho izo mvubura
za sumu ziba zakozwe zivuye mu zifashishijwe mu gitunguru, zivuye no mu tangawizi, zivuye no muri karoti n'ibindi tutashaka kuvuga aka kanya. Icyo gihe baragenda bafite imbaraga no mu matunda baba wariye. Ubwo bagenda buzuye bariye bahaze. Reba umuntu wariye kandi ufite n'umutima uwutwaye mu nda aragenda akagenda irambika ko mikorobe ntabwo ari abasirikare barwana, ntabwo bafite imbunda n'amasasu. So ziragenda zikaba ziri mu mubiri zikagenda zirafegitamo, ziragenda ziramunga, zirarya zikabyara, zikarya zikikuba kabiri, zikarya zikikuba kabiri. Ibaze iyo ufite mu 20 ziba 20 zikaba 80. Ko mitoze yazo n'ugabanyamo kabiri, yigabanyamo kabiri ikaba ebyiri zikabyara enye zikabyara 8, 8 zikabyara 16, zose zikabyara 32, 32 zikabyara 34, 34 zikabyara 28. Urumva ko murumva uwo muvuduko byose bije kuba amasaha mu minsi 2 gusa ushobora kuba wagize mikorobe mu gihumbi. Niyo mpamvu mu bihe n'ukika intege vuba vuba. Buryo mu rukiko intege abasigaye mu baba barwanye baba hari benshi, hari mikorobe nyinshi zibishye. Ariko kubera mikorobe hari mikorobe zidapfa gupfa, ziba zikeneye iyi sumu ya muntu. Iyi sumu twavuze ko muri malaria no kwibaza. Muzi natuguze kuvuga indwara nyinshi, tuvuge malaria. Reka kandi tubasezereho tubararikira gukomeza kumva ibiganiro bya channel yo kuri Bugingo Buhoraho TV kugira ngo tubafashe tubafasha kwifatira neza amagara. Ciao ciao. Murakoze.